Basmet TV, amakuru yo hambere. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore share ndetse ukore like kugira ngo ujye ukomeza ukurikirane ibiganiro Basmet TV izajya kugezaho. Aka kanya atubwiye mu rukari, ariko hari n'ahandi hantu hamwe nshaka kumubaza. Nshaka udusobanurire ahantu bita mu Butansinda bwa Kigoma. Sinzi nimba wabuhazi kuko naho ni iwanyu. Udusobanurire mu Butansinda bwa Kigoma no kubera ikibahise mu Butansinda. Udusobanurire iryo zina ryavuye kuki. Murakoze. Urakoze. Naho ndagira icyo mpakubwiraho, ariko iyo uvuze mu Butansinda bwa Kigoma burya hari indi jambo ubucikije. Ubutayemo ijambo na Muyange. Mbere yuko mpakubwira ndagira ngo mbanze nsubire gato ku byo twari tumaze kuganira byerekeranye no mu rukari. Ahari hatuye umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ku musozi witwa Mwima na Mushirarungu. Ubu niho hitwa iryo zina mu rukari. Ariko ntabwo ariho honyine, nuko ahandi hagiye hasenyuka, umusozi ugasigara nta mazu yariho cyangwa ibindi bintu by'ibirango, yenda gasigara nk'ibigabiro n'imivumo minini yaho abami babaga batuye. Ariko munyangane gukoresha iyo nshinga gutura, ubundi ntabwo umwami atura, arateka. Cyaraziraga rero ko umwami atura, cyangwa se mu mvugo nziza ya cyami ateka ahari hatetse undi mwami. Akaba ariyo mpamvu mbere yuko hari ahitwa mu rukari ubu ngubu tuzi nko kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa, habanjijwe no kwa se Musinga. Yuhi Musinga yaratuye cyangwa yaratetse mu nyihanganire, yaratetse hakurya yo mu rukari rw'ubu. Urukari rwe rwari ruri ahitwa mu Gakenyeri, ni haruguru y'ibitaro bya Nyanza uyu munsi. Hakaba ari hafi y'ikigo cy'amashuri cya Kristo Umwami ndetse n'ikigo kizwi ku izina rya Mater Dei kiri mu karere ka Nyanza mu mujyi wa Nyanza. Ubwo rero nanone kuko nakubwiye nyine ko nta mwami watekaga aho undi mwami yari atetse, ngo iyo aza guteka ku gasozi se yaratuyeho yari kuba abumbye u Rwanda. Kandi ubundi izina u Rwanda rikomoka ku nshinga kwanda bisobanura kwaguka. Akaba ariyo mpamvu rero yabwiraga umwami yaragaga umwana we ati, uramenye ntuzateke hano kuri aka gasozi ntetseho, uzateke kuko hakurya yaho. Akaba ariyo mpamvu rero nari maze kukubwira Rudahigwa Mwima na Mushirarungu, noneho se Yuhi Musinga mu Gakenyeri, noneho sekuru wa Rudahigwa ari we Kigeli wa kane Rwabugiri, we n'umwamikazi ari we mugore w'umwami bamwita umwamikazi, noneho nyina w'umwami bakamwita umugabekazi. Nyina rero wa Rwabugiri, mbabarire, mugore wa Rwabugiri mwari we mwamikazi yitwaga Murorunkwere. Hanyuma Kigeli wa kane Rwabugiri rero uko babasaza nakubwiye babinsobanuriye, akaba yaratetse ku musozi uri hakurya ya Mwima na Mushirarungu witwa Giseke na Nyagisenyi. Niho Kigeli wa kane Rwabugiri yaratetse n'umwamikazi Murorunkwere. Noneho rero hanyuma igihe ingoma ya cyami yari mu marembera, igihe Rudahigwa yaramaze gutanga, ubwo kuko nta mwana natari yaragize amahirwe yo kugira umwana, byabaye ngombwa ko himikwa murumuna we ari we wiswe izina rya cyami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Hanyuma rero nawe byabaye ngombwa ko adateka aho base na basekuru bari batetse, kugira ngo atabumba u Rwanda ahubwo arwagure. Nawe byabaye ngombwa ko ajya ku kandi gasozi ko hakuno hazwi nko kubigega uyu munsi, ariko ubundi izina ryaho rikuru ni Ikavumu. Nawe niho yaratetse, niho urukari rwe rwari ruri. Reka rero ngaruke ku kibazo warumbajije cyahiswe mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange. Wabifashe na Muyange, ubwo ntuzongere kubisiga rero. Ubwo ni nkuko wahamagara umuntu bakubaza ngo uriya muntu yitwa nukuvuga ngo yitwa Hategeka, burya rindi jambo usizeho uriciyemo kabiri, ni Hategeka Imana. Noneho mu Butansinda bwa Kigoma
ariko ugomba kongeraho n'akandi na Muyange, Muyange. na Muyange. Yego. Kuziye mpamvu rero ubundi izina ryaho ryari risanzwe ari agasozi kamwe ari Kigoma, kugeza kakaba kari mu karere ka Nyanza. Noneho akandi ko hakurya yaho kakaba kitwa Muyange, ariko ubu kugeza ubu mu buryo bw'uturere ako gasozi ka Muyange kari mu karere ka Ruhango. Hagati rero harimo agashanga kagabanya akarere ka Nyanza na ka Ruhango. Hanyuma rero inyito y'izina Butansinda yaturutse noneho tuba ariyo tugeraho, kuko ariyo pfundo ry'ikibazo mwambajije. Turagaruka hamwe nigeze gukomoza, kuko burya Ruganzu wa kabiri Ndoli afite amateka menshi muri iki gihugu, kuko burya n'umwe mu bantu baguye igihugu cyane. Mu rugamba rero yagiye arwana, ntabwo ndi bubyinjiremo cyane, hari yenda tuzagira ikindi gihe muvugeho bihagije birambuye, kuko abasaza nakubwiye bagiye bamumubwiraho byinshi. Bivugwa ko igihe yajyaga ku rugamba kurwanira u Rwanda ngo rwaguke, yaje kwivuganwa n'umugabo wo mu Bwinshaza, mu Bwinshaza bone mu karere ka Karongi y'ubu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umugabo witwa rero ngo Biti Bibisi akaba ari wivuganye Ruganzu wa kabiri Ndoli ngo amurashe umwambi mu jisho. Ari naho havuye umugani w'uko iyo umuntu yakoraga ikintu cy'igitangaza gikomeye bavugaga bati uriya ni Biti Bibisi. Niyo mvugo kuko Biti Bibisi nyine yakoze ibara rikomeye kugira ngo ahitane umuntu wari igihangange kuriye. Ubwo rero Ruganzu wa kabiri Ndoli yari afite umugabo w'ingabo ze ngo ari indwanyi cyane, witwaga Muvunyi, ariko bakongera ko ari Muvunyi wa Karema se ngo yari Karema, ariko ntabwo iyo mvugo nayo gikoreshwa nyine. Ubu ngo ntabwo bavuga Karema, bavuga ukore ufite ubumuga. Ubwo turisegura ku bantu bafite ubumuga kugira ngo batwumve neza, ariko icyo gihe iyo mvugo yari itaranozwa, akaba ariyo mpamvu bamwitaga Muvunyi wa Karema, karemajwe n'ibyuma byo gutabarira u Rwanda. Ngo bari abantu b'indwanyi cyane rero. Mu ngabo za Ruganzu yitwaga Ibisumizi ngo bari abarwanyi pe. Hanyuma rero bakundaga shebuja Ruganzu cyane. Babonye atanze aguye ku rugamba, nyine umwami ntapfa aratanga, baravuga batese ngo Muvunyi bati dutahe rero. Umuvunyi arababwira ati je ntabwo ntaha. Ati Ruganzu nasezeranye nawe ko natanga nzajyana nawe. None rero ntabwo ntaha, namaramaje. Ngo barara bagenda ijoro ryose, bageze aho ngaho kuri ako gasozi kiswe kaje kwitwa Butansinda, ariko ubundi ari Kigoma, n'akandi kitwa Muyange kari hakurya yaho navuze haruguru. Noneho ngo bicara hasi, umugabo w'ingabo Muvunyi wa Karema karemajwe n'ibyuma byo gutabarira u Rwanda, abaremesha inama, arababwira ati murumva koko mwiyemeje ko mugiye gutaha, mukagenda mugataha mu ngo zanyu, mukarya mukanywa mukaryama, mwaba mubaye imbwa. Twahatswe na Ruganzu, none nta wundi ukwiye kuzaduhaka muri iki gihugu. Ruganzu yari umugabo, nimureke turasane tumarane tujyane na Ruganzu. Bose bashimiye iyo nama. Bakaba bafite rero, bari bafite umuvuzi w'amacumu. Umuvuzi w'amacumu uramuzi? Umuvuzi w'amacumu ntabwo muzi. Umuvuzi w'amacumu twamugereranya n'umunyamakuru muri iki gihe. Ni umuntu wajyaga ku rugamba ari indorerezi, atari burwane, ariko igihe urugamba rwabaga rurangiye yihutaga kujya ibwami kubwira ibwami uko urugamba rwagenze. Bamwitaga umuvuzi w'amacumu rero. Hanyuma rero umuvuzi w'amacumu w'icyo gihe wari kumwe na Muvunyi yitwaga Kamara. Ari naho ko izina ryavuye ryo kuvuga Kamara se. Umugana ahubwo. Umugana uvuga ngo sije Kamara. Igihe umuntu akoze ibintu ari wenyine bikaza kumunanira, nta bandi barimo kumufasha, niho havuye inyito ngo sije Kamara. Ubwo nayo tuyigezeho. Nubwo urumva ko harimo amateka maremare. Muvunyi baremesheje inama, arababwira ati rero
ni ukureba uburyo turasana tukamarana, hanyuma tukajyana na databuja Ruganzu, ntihazagire undi uduhaka. Ruganzu yari umugabo, barabyemera bose. Hasigare Kamara uzajya kuvuga amacumu, umuvuzi w'amacumu, barabyemerana. Ubwo rero Muvunyi ahera ko ahamagara wari umwungirije, umugabo w'ingabo wungirije na kera yabagaho. Ramubwira ati rero ngaho tora ingabo ushaka, ati agatoramo ab'ingenzi. Muvunyi nawe agira abandi asigarana. Ati ubu rero mugiye kugenda mujye hariya hakurya ku gasozi ka Muyange, natwe turaguma hano ku gasozi ka Kigoma, hanyuma turasane tumarane. Ati hanyuma rero ubwo abari Buganza abandi, ubwo ngubwo baturongera twirememo andi matsinda kugeza igihe tumashane tumarane, ariko tujyane na Ruganzu. Barabyemera. Noneho rero abasigaye ku ruhande rw'agasozi ka Kigoma, nyine nakubwiye ko gaherereye mu karere ka Nyanza uyu munsi, abandi bagiye ku gasozi ka Muyange hakurya gaherereye mu karere ka Ruhango uyu munsi, baratangira bararasana. Ariko burya nk'uko bakuru babimbwiye, bavugaga ko urugamba rwagiraga intero y'urugamba. Nuko noneho rero abari mu ruhande rwa Muvunyi wa karemajwe n'ibyuma byo gutabarira u Rwanda, ngo batangira kwidoga no kwivuga imyato, ngo bagira bati abari mu ruhande rwa Muvunyi wa Karema baratsinda ntibatsindwa. Ntubyumva? Kandi ubwo urugamba ntirurakomera ntirurarema. Nuko noneho batangira kwizera intsinzi, ariko batararwana mu by'ukuri. Ngo kuko bari kumwe n'umuhanga n'umuntu w'indwanyi ubayoboye, Muvunyi. Ariko burya nta gihe umuyobozi yirara, burya umuyobozi ahora, nta muyobozi upfa ujenjeka burya. Yajenjetse biramunanira. Niyo mpamvu rero Muvunyi mu kubacyaha no kubakangara, mwikwirara, nimuhamye ibirindiro, buriya bubwa butansinda. Noneho byumvise? Nawe hakomotse ijambo butansinda. Buriya bubwa butansinda. N'abatabizi nyine. Niyo usanze ahantu handitse ibyapa ku muhanda nyine, kubera ko jewe mba mfite uko nabyumvanye abantu bakuru, mba mbona ko hari imikosa. Kuko harimo igihekane na ta na sa, ni igihekane cy'ingombajwi eshatu. Butansinda, ntabwo ari butansinda. Nashimye umugabo afite poste de santé, ni ikigo cy'ubuvuzi giciriritse. Nagiye kwivuza yo, nagiye narwaye malaria, hanyuma ndeba muri kashe nsanga handitse gutyo butansinda. Narumiwe, namaje ni kashe niwe wayikoresheje. Ati ni jewe. Ndamaza nese iki gihekane wagikuye he? Ati narabyumvise, nawe yararikandagiye. Yagiye gukoresha kashe y'ivuriro, ntabwo banditseho ngo poste de santé butansinda, ahubwo banditseho poste de santé butansinda. Ubwo rero kubakoresha iyo mvugo y'aho hantu bagiye bakosora. Hanyuma rero ubwo twihuse urugamba rurarema, ariko Muvunyi agumya kuvuga ati mwikwirara buriya bubwa butansinda. Byaje kurangira rero abari mu ruhande rwa Muvunyi batsinze abari mu ruhande rwa hakurya Kigoma. Hanyuma rero ubwo baragumye barasana ko amateka bivuga, kugeza ubwo bamaranye. Bamaze kumarana rero hasigara Muvunyi wenyine na wa muvuzi w'amacumu nakubwiye kare, witwa nde? Umuvuzi w'amacumu nakubwiye wari w'icyo gihe, Kamara. Ari batutse umugani ngo sije Kamara. Kamara ubwo ngubwo agira umubabaro, arareba aho za ngabo zirambaraye hose, nibwo yigiye inama ati simbasiga banamye ku gasozi batazaribwa n'impyisi. Dore ko ngo zanahabaga cyane, habaga amarumba y'impyisi, ubwo no kuvuga imyobo bayita amarumba mu Kinyarwanda, imyobo y'impyisi, amarumba. Hanyuma rero ubwo ariko hakaba n'imyobo y'utundi dusimba bitaga inyaga.
atangira rero gufata za ngabo zaguye kuri iyo misozi, atangira kugenda azishyira mu myobo y'inyaga yari aho ngaho y'inyaga. Hanyuma rero kubera ko bari benshi biramunanira, bimunaniye ajya kuvuga amacumu afite aho yagereje nyine ashoboye. Buryo umuntu agira ibyo ashobora akagira n'aho agarukira. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ntawe uterewe aho atageza, kandi ngo nta n'uwishima aho adashyikira. Nuko rero ubwo ajya kuvuga amacumu, hanyuma babwiye uko byagenze n'uko byamunaniye, niho bakurije umugani w'uko iyo umuntu yakoraga ibintu yageze aho bikamunanira yabuzeho umufasha, hanyuma akivumbura avuga ati ntabwo ari jye kamara, n'abandi baze bamfashe. Ngiryo rero inkomoko y'ijambo butansinda, ntabwo ari butansinda. Murakoze namwe. Yego, murakoze. Mwabyumvise cyane abadukurikiye Sam TV. Iyi ni televiziyo izajya ibagezaho byinshi bitandukanye byiza, amavideo akoranye ubuhanga, amateka yaranze u Rwanda, byinshi byagiye binyura mu matwi yacu tukabyumva ntitubisobanukirwe. Nta handi wajya ubisanga ni kuri Sam TV. Uzajya wandikamo Sam TV, Med TV, Sam TV niyo channel nziza cyane izajya ibagezaho byinshi bitandukanye.